Nkwaye ikaze muri aya makuru mu karere ka Manga mu ntara y'Amajyepfo, imodoka yavuye muri parikingi aho yari iparitse irazigonga umugore wari utwite ahita yitaba Imana. Mu karere ka Manga mu isoko rikuru ryaho habereye impanuka ibabaje yahitanye ubuzima bw'umugore wari utwite. Iyi mpanuka yatewe n'imodoka yivanye aho yari iparitse maze irazigonga umugore aho yari yicaye ahita yitaba Imana. Ibi ngibi byabaye ku mugoroba kwa gatanu tariki 24 Mata 2026 mu gihe abantu bari mu mirimo yabo isanzwe mu isoko. Amakuru atangwa n'abari aho ngagaragaza ko iyi modoka yo mu bwoko bwa Daihatsu Dina yari itwaye ibicuruzwa yari yasizwe muri parikingi iri ahantu hamanuka cyane. Gusa ngo mu buryo butunguranye iyo modoka yaje kwivana aho yari iri iramanuka yirukanka igonga uwo mugore wari wicaye hafi aho ngaho ahita yitaba Imana. Wambaje Imana Eulariya wabonye uko byagenze yavuze ko byabaye mu kanya gato cyane ku buryo nta wabashije gutabara mbere yuko ibyago biba. Yagize ati yari yasizwe ahantu hamanuka iramanuka imusanga yari yicaye byabaye vuba cyane. Uwo mugore witwaga Aishakiye Marceline wari ufite imyaka 29 yahise apfa ako kanya. Amakuru agaragaza ko yari atwite ibintu byarushijeho kubabaza umuryango n'abari aho ngaho. Bivuga ko kuba yari atwite byatumye atabasha guhaguruka vuba ngo yirinde iyo modoka yamugonze. Nyakwigendera asize umugabo n'umwana umwe, ibintu byasize umuryango mu gahinda gakomeye cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Shimiyimana Jean Claude yemeje iby'aya makuru agaragaza ko iyi mpanuka yabaye mu buryo butunguranye. Yavuze kandi ko ubuyobozi bwatangiye gufasha umuryango nyakwigendera muri bino bihe bikomeye byo kumuherekeza. Nanone kandi hafashwe icyemezo cyo gufunga iyi parikingi by'agateganyo mu rwego rwo kwirinda ko ibyago nk'ibi byakongera kubaho kundi. Abaturage kandi bavuga yuko hano hantu hadasanzwe kuko atari ubwa mbere imodoka yabayivanye muri parikingi ikamanuka. Ngo hari n'indi mpanuka yabaye mu minsi yashize, icyo gihe kubw'amahirwe ntihagera uwo ihitana, ariko ibi ngibi ntabwo byigeze bifatirwa ingamba zihagije. Ibiro bituma hibazwa niba hari ikibazo cy'imiterere y'aho imodoka ziparika cyangwa se niba hari uburangare mu kuzifunga neza. Iyi mpanuka kandi itanga ubutumwa bukomeye ku bantu bose bakoresha ibinyabiziga ko guparika imodoka ahantu hamanuka bisaba kuyifunga neza, kandi kuko adakoresha handi bureke cyangwa se izindi ngamba bishobora guteza ibyago. Ikindi kandi akanya gato ko kutitonda gashobora guteza urupfu. Nubwo iperereza gikomeje birashoboka ko hazasuzumwa niba hari uburangare bw'umushoferi cyangwa se abandi bireba. Iyo kandi bigaragaye ko imodoka yasizwe mu buryo budakwiye bishobora kugira ingaruka mu mategeko ku wayisize. Urupfu kandi rwayishakiye Marceline ni inkuru ibabaje cyane ko rwabaye mu buryo butunguranye kandi rwahitanye ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi. Ni isomo rikomeye ku batwara ibinyabiziga, abayobozi n'abaturage bose ko umutekano ugomba gushyirwa imbere ya byose. Ibyabaye si amateka gusa, ni ubutumwa bwo kwitwararika kugira ngo ubuzima bw'abandi burindwe. Ngaye ngukuru twifurije uwitabye Imana kuruhukira mu mahoro ndetse kandi twihanganishije umuryango we. Nibakomeze bagire kwihangana, ibi ngibi bibaho mu buzima bwa buri munsi. Inkuru abereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga, babwira n'ingene cyari mu Nyabari Obedi n'akagarukana ingini Obi Time News. Obi Time News.